Umpe uyu mwanya dutambutse message data yamaye ni message ikubiyemo ibice bibiri navuga ngo ni message kuba Kristo bose ni message ku bihugu byacu by'u Rwanda n'u Burundi nkunda cyane mana y'amahoro ibampera umugisha mbere yuko ntambutsa message zihariye ku bihugu reka mbanze ntambutse message kuri twebwe twese Imana yatugeneye muri uku kwezi kwa gatandatu kandi usabe Mwuka Wera agusobanurire by'ukuri ibiri muri iki gitabo. Reka nkubwize ukuri, igihe kirageze ubutakibona umuhanuzi ahari biracyoroshe uraza kuri social media ukavuga ngo ndahura n'umuhanuzi runaka, benshi mufite abo mukunda, hari abo mwabonye bibinyoma, hari abo mwita bukuri. Mana itugirire neza, ariko igihe kirageze kandi kirasohoye kuhanurirwa n'iki gitabo nshuti y'Imana, kuhanurirwa n'iki gitabo. Hari igihe kigeze ukaba utakibona umuhanuzi. Message mfite ku banyarwanda niyo kubabwira ngo mwongere ibihe byo gusenga kandi byo gusengera igihugu. Ntabwo ibahaye amahoro yo kudamarara, ntabwo agahe ibahaye arako kudamarara. Umunyabwenge banyamwuka muri kumva ibyo mvuga, Imana iravuga ngo mwongere ibihe byo gusenga, mwambare uniforme, mwambaye z'igisirikare, muzikoreshe mw'iki gihe. Wasengaga rimwe asenge kabiri, wasengaga kabiri nasenge gatatu, nimba wasengaga kane usenge na gatanu. Usenge igihe n'imburagihe kugira ngo Imana igirire neza igihugu. Reka mvuge ngo Dawidi uraho. Uraho neza. Uraho Dawidi. Urwanisha z'uyu mubiri ndabizi ko muzifite. Intwaro ngiye kubabwira ni intwaro z'umwuka. Bantu muri kumwe na Dawidi mwitwaza izindi ntwaro zitwa intwaro z'umwuka. Mwuka Wera aze muri mwe nicyo masabiye. Abamenyesha ihene muri kumwe, abamenyesha intama, ngira abarundi ngo mwongere ibihe byo gusenga, mwe kudamarara muri mu bihe byo amatora. Imana itugirire neza ibi bihe rero mwegereza aya matora nabi. Uyu munsi Imana yambwiye ngo sengera isengesho, banza wiyeze nurangiza usaba Imana ibi bintu, utagiye kubisaba umuhanuzi, utagiye kubisaba nde. Saba Imana ibintu ushaka nurangiza ushireho umuhigo kandi uzahigura, kuko Imana nimara kugukorera ibintu nuhigure bizakubera icyaha kandi biguhindukira umuvumo. Imana itugirire neza. Mboneraho no kubwira abantu Imana yahaye ibintu bari barahize umuhigo wo kuzubakira abakene mukaba mutarabubakiye amazu. Iyi message ni y'umunyafurika wese uri muri Afurika cyangwa uri hanze ya Afurika. Imana itugirire neza, ukunda Afurika wifuza kuyibamo. Bakunze ijambo ry'Imana, bakunze Umusaraba TV, tubasuze ko turamutse mwese mudukunda kandi mugakurikira ibiganiro byose by'ivuga ubutumwa tunyuza kuri izi channel. Kamvuga ngo ineza y'Imana nibane namwe kandi umugisha w'Imana bumo ndetse n'abanyu bose hafi na kure mu bice bitandukanye mugiye muherereyemo. Reka mbifurize kugubwa neza, reka mbifurize umugisha w'Imana, reka mbifurize ishya n'ihirwe mu byo mukora byose kugira ngo Uwiteka Imana abihire. Uwiteka Imana abaho umugisha, Uwiteka Imana abaho ubuzima kandi Uwiteka Imana abagwirize imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Ni mama manga turi kumwe niwe tugiye kwa nawe ni General muramuzi. Dushinye Imana ko imushira inzira akabongeye kuboneka mu gihe gitari gitoya tumaze iminsi tutamubona, ariko kubw'ikibazo cy'uburwayi. Ariko kandi dushinye n'Imana yuko nubwo umubiri wanegekaye, ariko dushinye Imana ko
ubugingo bwo buracyari ubuzima kandi n'umubiri umere neza. Mama Maha Karame uraho? ndashima Imana. Haleluya. Amen. Umeze ute? Ameze neza, nshima Yesu ko Satani agerageza umubiri ariko ntabwo agerageza ubugingo ngo abutware abuherane. Rero yarokoye ubugingo n'umubiri. Yesu ndamushima, ndamahoro, meze neza. Umubiri ko ndabona kabisa bitameze neza. Biri kugaruka, imbaraga ziri kugaruka z'umuntu, ndavuga iz'umubiri. Imbaraga z'umubiri ziri kugaruka. Ko zibaye zitagarutse ntabwo naba nageze kuri izi kamera, ubwo urumva ko rero ari kubigenza neza Yesu. Yego, Imana iguha umugisha kubwo kumvira umwuka ko ntabwo ari wowe ukaboneka. Reka mvuge ngo Imana iguha umugisha, ariko kandi ngusabe kugira ngo usuhuze abakunzi, inshuti bari bagukumbuye, wongere ubasuhuze, wongere wumve ijwi ryawe basuhuza. Yego, ni benshi cyane, ndabayambiriye cyane abakunzi ba General Esther mama w'amahanga, kandi yambu cyane ku bakunzi b'Umusaraba TV. Imana y'amahoro bahereza umugisha, n'ukuri mwatweretse kenshi ko mudukunda, natwe turabakunda, kandi by'umwihariko ndabizi ko data bakunda kundusha. Ndabayambiriye rero mwese aho muri, mu by'ukuri nari mbakumbuye, kandi nari nkumbuye kugaruka hano tuvuga Imana, tuvuga ubutumwa bwiza data aba yaduhaye. Haba harimo byinshi, nagushishikariza wowe utangiye iki kiganiro ujye ukirangiza kugira ngo ubashe kwakira ubutumwa bwose data atambukije, kuko twe turi ibikoresho, data niwe unyura muri twe akavugana nawe. Ndabayambiriye rero mwese basirikare ba Kristo, inshuti zanjye yambi cyane, ndabasuhuje mwese inshuti zanjye aho muri, abanyarwanda muri mu mpande zitandukanye z'iki gihugu, abari mu ntara y'abadiaspora ndabashuje, abarundi cyane inshuti zacu ndabafite ku mutima, mwaba muri Burundi, abari hanze y'ibihugu y'Afrika, abari muri Afrika, muri Mozambique na Zambia, Uganda n'ibindi bihugu bitandukanye aho muri, ndabashuhuje. Nshuhuje cyane umuntu witwa Aroni niyo buhungiro, Imana y'amahoro ikunzigamira ahantu uri, Pastor Esirone, mwese nago navuga amazina yanyu, mwese ndabashuhuje. Ndabizi ko mukunda ibiganiro byanjye cyane, kandi mukunda Umusaraba TV, mwabaye inshuti kubera ko nanjye turi inshuti. Rero inshuti nziza igusiga indi, mwese ndabashimiye, kandi nshimiye na Umusaraba TV bongeye kutwakira kuri izi kamera. Imana y'amahoro ibampera umugisha. Nawe Imana y'amahoro igumisha kudasuje Dawidi. Dawidi niyo mvuga arabyumva, arabizi ko mba namuyambiriye, mufite ku mutima duhora dusenga ngo urugendo rugende neza. Ndabizi Dawidi ariyumva, ariyizi, rero niyo ntavuga arabizi ko namusuhuje. Haleluya. Amen. Namwumvishe rero ni mama Mangano uyu tugiye kubana muri kano kanya. Reka mbasabe kugira ngo mubane natwe muri cyo kiganiro dutangirane kandi dusuzanye kugira ngo tuze guhabwa umugisha wumvishe ubutumwa bwiza bw'uyu munsi. Imana igumugisha ko waduhisemo kudukurikira, Imana ikwishimire, Imana ikwagure, Imana ikunezeze mu izina rya Yesu Kristo, kandi ikindi Imana igwa agakiza kadafunguye mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusaba mama Mahanga rero asenga Imana atugezeho ubutumwa bwose uko Imana yabumuhaye.
karibu karibu. Murakoze cyane, reka ninginga umuntu wese uri kuri izi kamera kugira ngo unyemerere uyu mwanya uce bugufi mu mutima twizamurira isengesho, waba ufite aho waguye Yesu akubyutse, waba ufite icyo ushaka kuri data byose arabifite. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Ndagushimiye data mwiza, ngushimiye kuri Imana y'urukundo ntagugereranwa, ntawe muhwanye. Papa, utugaragariza urukundo rwawe umunsi ku wundi, waratwimanye uracyatwimana. Ndagushimira mubyeyi mwiza, ngushimiye ko warinze abakunzi b'Umusaraba TV, ngushimiye kandi ko waturindiye igihugu, waturindiye u Rwanda, warinze Abarundi, warinze Afrika, warinze isi yose naho iberamo ibibi bikubabaza, ariko abera urabarinze kandi uracyatwambitse imbaraga, uracyatwuzuza Mwuka Wera. Turagushimira, uracyarinze ubwoko bwawe nabo bakiri mu byaha, uracyabarinze urindiriye ko bahinduka. Uri umubyeyi mwiza, uri umunyebambe n'imbabazi. Papa, ndagushimiye. Nyemerera rero uyu mwanya tugeze kuri izi kamera, Papa, twe duciye bugufi ushirwe hejuru. Nyemerera data nje uyu uri hano mbure, Mwami Imana wowe uboneke ushirwe hejuru. Nyemerera data uyu mwanya ngiye kukubera igikoresho, data urangurura ijwi ryawe, ubwibara bari impande enye zose z'isi. Data mwiza, niyo mpamvu nkwinginze Uwiteka nyir'ibihe, Imana iri hejuru y'ibiriho byose, Imana ifite ububasha n'ubushobozi bwinshi. Nyemerera data ururutse Mwuka wawe Wera mu izina rya Yesu Kristo, utegeka ibitavuga Imana bihunge iki kirere mu izina rya Yesu Kristo. Gere ku mutima kandi wa buri umwe, warubashe ubahore mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera, wategeka byose bikakumvira. Ducagaguye imigozi y'ababoshe, y'abazirizwa amaboko, y'ababohewe mu iyi si y'umwijima, bamurikishiriza umucyo wawe. Nyemerera Uwiteka uyu mwanya ugira aho ukura ubwoko bwawe kandi ugira aho ubushyitsa mu izina ryawe rifite ubutware. Ndagushimiye data mwiza ko ururukiye kubana nawe. Tambutse ubu butumwa ubuherekesha imbaraga zawe. Nyemerera ugere ku mpera z'isi data, bimenyekane kuri Imana, bimenyekane kuri Nyembaraga, bimenyekane Papa ku barwayi, bimenyekane ku bafite ibibazo, bimenyekane kubaboza amahoro. Data ni wowe wenyine utanga amahoro, Mwami Imana, bigakunda amutongera umubabaro. Ndagushimiye Uwiteka Jehova, ngaho nuganze kandi utegeke mu izina rya Yesu Kristo ryera twizeye, amen. Murakoze cyane, Mana y'amahoro ibampera umugisha. Nongeye kandi kubayambira cyane mwese mwaba bashyashya, ariko abashyashya njye nkunda kubabwira ngo mujye munakora subscribe kuri izi channel, ubufashije aba bana b'Imana kuzamuka ndetse no kurushaho gutambutsa ubu butumwa data anyuza kuri izi channel. Nanashimira izi channel ko nta bidafite umumaro banyuzaho. Data wo mu ijuru abahereza umugisha. Nkwinginge rata wowe wumva iki kiganiro uze kugisangiza benshi, Uwiteka kumpera umugisha wowe ugiye kubikora. Nyemerera umpe uyu mwanya dutambutse message data yampaye. Ni message ikubiyemo ibice bibiri. Navuga ngo ni message ku bakristo bose, ni message ku bihugu byacu by'u Rwanda n'u Burundi. Nkunda cyane, Mana y'amahoro ibampera umugisha. Mbere yuko ntambutsa message zihariye ku bihugu, reka mbanze ntambutse message kuri twebwe twese Imana yatugeneye muri uku kwezi kwa gatandatu
gatandatu nanabashimira mwebwe mwakoze amasengesho. Imana yari yavuze ngo dukora amasengesho mu kwezi kwa gatanu, kandi ibimenyetso n'ibihamya mwarabibonye by'uku kwezi. Abasenze Imana mwarayibonye kandi twongeye kuyibona. Imana yari yavuze byinshi muri uku kwezi kwa gatanu kandi yabikuyeho. Imana itugirire neza. Ariko kuba yarabikuyeho ukaba urumvishe hari ibikuba byacitse, ntabwo bivuze ngo murekeraho gusenga. Imana yongeye kumbwira ngo uku kwezi mwongere ibihe byo gusenga, mwongere ibihe byo gusenga kandi musengeshe umwuka iteka, mwambare intwaro zose z'Imana, muzitware mwikwije. Nushaka kumenya uburyo utwara intwaro zose z'Imana, uge mu gitabo cy'Abefeso usome ibice byaho 6, uhere ku murongo waho wa 10 ugeze ku murongo wa 18, uraza kumenya gutwara intwaro zose z'Imana, impamvu Imana ikubwira ngo utware intwaro zose z'Imana. Bakristo, Imana yambwiye ngo ibihe birakomeye, igihe kandi kiregereje. Icyagihe Kristo yavuze ngo igihe kirageze kandi kirasohoye, ko tutazaba dusengera ku uyu musozi cyangwa uriya. Mana itugirire neza, kutazabusengera mu rwo rusengero usengeramo cyangwa ruriya, kutazabusengera kuri uriya musozi cyangwa uriya. Iki gihe benshi bakigezemo, ariko n'abatarakigeramo ndatarambwiye ngo kirasohoye. Mana itugirire neza. Mana irambwira ngo aciru intwaro izagutunga. Amagambo ari mahangaha niyo azagutunga muri cyagihe gikomeye Imana ivuze ngo kigiye kwegereza. Soma ijambo ry'Imana, urishire ku mutima, wowe kandi usabe Mwuka Wera agusobanurire by'ukuri ibiri muri iki gitabo. Reka nkubwize ukuri, igihe kirageze ubu utakibona umuhanuzi. Ahari biracyoroshe, uraza kuri social media ukavuga ngo ndahura n'umuhanuzi runaka. Benshi mufite abo mukunda, hari abo mwabonye abibinyoma, hari abo mwita bukuri. Mana itugirire neza. Ariko igihe kirageze kandi kirasohoye kuhanurirwa n'iki gitabo, nshuti y'Imana, kuhanurirwa n'iki gitabo. Hari igihe kigeze ukaba utakibona umuhanuzi, ukaba utakibona pasiteri, ukaba utakibona apotre, ukaba utakibona bishopu. Igihe kirageze kandi kirasohoye. Ikindi mabwire, Bibiliya mutunze muri izi telefone, igihe kirageze ko zigiye kuvangwa. Imana itugirire neza. Kirageze ko ibyo usoma mu iki gitabo atari ibyo uzasoma mu iyi telefone. Kirageze kandi ko igihe kimwe uzajya kuyihiga naho uyidownloading ukayibura. Mana itugirire neza. Irambwira ngo mufate amafaranga yanyu, ufata ubutunzi ukabugura umwenda mwiza, ukagura ikanzu y'ibihumbi 100 cyangwa 200, ukagura ipantaro cyangwa inkweto y'ibihumbi 150 cyangwa 500 bitewe n'urwego urimo. Ariko ntushobora gufata ibihumbi 15 ngo ugure Bibiliya. Hari iz'ibihumbi 10, hari iza 12. Ntago wabuze Bibiliya, ahubwo wabuze ubushake. Mana irambwira ngo igihe kirageze ugahanurirwa n'iki gitabo. Mana itugirire neza. Benshi mwakomerekeye kuri izi mbuga nkoranyamaga. Mana irambwira ngo nuko mwagiye gushaka ibitangaza, nyiri ibitangaza mwamusize. Imana mubana wowe mu mutima wawe. Biri tubwira ngo iki? Rabanga imibiri yacu ni isengero z'Umwuka Wera. Mana itugirire neza. Ikatubwira Maroma 12 ngo mutange imibiri yanyu ihinduka ibi bitambo bizima bishimwa n'Uwiteka. Mana itugirire neza. Mana irambwira ngo igihe kirageze, nimwiyeze bakristo, nimwiyeze bagenzi, nimwiyeze muri urugendo. Imana yambwiye ngo uri kurugenda mute? uri kurugenda mute? Kuri koga mu nyanja yitwa isi y'ibibazo, uri muri twara gute mw'iyo nyanja irimo Satani uteza umuraba? Mbese uri kwegera kuri stute kari wowe wenyine musare ushobora kukwambutsa iyi nyanja akakugeza hakurya, akakugeza mu gihugu. Mana itugirire neza. Mana irambwira ngo bantu mushaka gusenga,
yemerera ufate Bibiliya yawe kuko ubu butumwa buranyura mu ijambo. Mana umurimo mushaka gusenga, Mana yambwiye ngo mbaho uburyo bwo gusenga, kandi ubu buryo bwo gusenga buri muri iyi Bibiliya. Mana itugirire neza. Somera Samweli wa mbere. Haleluya. Mana itugirire neza. Soma Samweli wa mbere uhere ku murongo waho wa mbere. Igice cya mbere. Yego. Kuvuka kwa Samweli. Ya. Hariho umugabo w'iramati ya Musofimu mu gihugu cy'imisozi ya Efurayimu. Yego. Witwaga Elukana mwene Yerohamu mwene Elihu mwene Toho mwene Sufi w'umunyefurayimu. Yego. Kandi yari afite abagore babiri, umwe yitwaga Hana undi yitwaga Penina. Yego, simbuka ugere kuri 6. Kandi mukeba we yajyaga amubabaza cyane, kandi mukeba we yajyaga amubabaza cyane, akamutera agahinda. Kuko Uwiteka yari yamuzibye inda ibyara. Uwari wazibye inda ibyara ni Hana. Simbuka ugere kuri 14. Nuko Eli aramubaza ati, uzagezaho isindwe ryawe? Mbese waretse vino yawe? Komeza. Hana aramusubiza ati, ashwi databuja, ndi umugore ufite umutima ubabaye. Ntabwo nanyoye vino cyangwa igisindisha cyose, ahubwo nsutse imbere y'Uwiteka amaganya yo mu mutima wanjye. Komeza. Ntukeke yuko umuja wawe ari umukobwa w'ikigoryi. Kuko ibyo navuze kugeza ubu nabitewe n'amaganya kandi n'agashinyaguro bikabije. Ngirirwa na Penina. Reka mbyongereho. Maze Eli aramusubiza ati, genda amahoro. Imana ya Isiraheli iguha ibyo wayisabye. Imana iguha umugisha. Rekera aho ngaho. Nshuti z'umusaraba, bakundwa, bagenzi, mujya mu gihugu cyo mu ijuru. Nawe uyu munsi hari byinshi uri gusengera, hari byinshi ubikubabaze, nk'uko Hana ngo we yari yarazibwe urubyaro n'Uwiteka. Ahari uyu munsi nawe ufite ikibazo cy'urubyaro, ahari uyu munsi ufite ikindi kibazo gituma ujya gushaka Imana, ariko data arambwira ngo dore uburyo bwo gushaka Imana. Mana itugirire neza. Hana ngo igihe kimwe cyaranyeraga uyu mugabo Elukana yakundaga uyu mugore witwa Hana, ngo ariko Hana akababazwa na Penina, akamushinyagurira, akamubwira amagambo akomeretsa. Nshuti z'umusaraba, nawe ibi ngibi ujya uhura nabyo, ariko uri kwibaza ngo ninde wagukura muri iki kibazo. Mana itugirire neza. Elukana yigeze abona Hana yananiwe kurya, arimo ararira gusa, aramubwira ati, mugore nkunda Hana, reka ikikuriza, njyewe ubwanjye sinkurutira abana n'abahungu 10. ngo ariko Hana arahagurukaga mu nzu y'Imana. Icyo gihe hari umutambyi witwa Eli, ngo yari yicaye imbere ku muryango. Mana itugirire neza. Ntabwo Hana yagiye ngo abwire Eli, nkamubwira ngo mfite iki kibazo. Hoya, yaragiye ajya mu rusengero, yicarana n'Imana ye, arayibwira ngo iminwa ye nubwo ijwi ritasohokaga, ngo yarayibwiraga iminwa ye ikanyeganyega. ngo arebye Hana, ngo yahise yerekwa bya bindi b'abahanuzi bajya bababwira ngo dore mbonye iki, dore mbonye ibi ngibi. Ntabwo yari yereswe, ahubwo ngo yahise atekereza mu mutima we, abatuye umugore nubwo yaje ahanga
ngaha yasinze yanyweye vino. Mana itugirire neza. Mwera aragenda urumva ko Eli nk'umuntu warafite na umubabaro w'uburyo umugore w'umusinzi aza mu nzu y'Imana kugaragaza n'ubugoryi bwe. Mana itugirire neza n'ubupfu bwe. Ngaragenda ahita amubwira tuzageza ryari isindwe ryawe. Mana itugirire neza. Ariko ngo hano aramubwira ngo ntabwo nasinze n'agahinda kenshi n'umubabaro n'amaganya asutse imbere y'Uwiteka. Eli ahita yumva icyari kiri gutuma Hana yivugisha. Arangije aramubwira ngo genda ibyo wasabye Uwiteka abiguhe. Ntiyarazi ngo ni ibiki, ahubwo yaramubwira ngo ibyo usabye Uwiteka abiguhe. Hana nawe yarazi ko ari umukozi w'Imana uri imbere ye. Hepfo yaho aramubwira ati umuja wawe nkugirireho umugisha. Mana itugirire neza. Ariko ndashaka gutambutsa iyi message Imana yambwiye ngo bakristo cyane hano muri kuri imbuga nkoranyambaga kuri izi social media. Urareba umuntu ukamuhamagara ngo nagusengere, ejo akaguca amafaranga. Ntabwo mugishaka gushaka Imana, muri gushaka ibitangaza. Ukamubwira ngo uze kumbariza Imana, Imana ikimvugaho. Nawe kubera ko afite indi nzara akatangira akaguhanurira. Hari n'abafite ibyo bacishije ahita kurondora ku AZ y'ubuzima bwawe. Nawe uti nabonye Imana. Nago wabonye Imana, wabonye umukozi w'Imana cyangwa wita umukozi w'Imana wa wundi wirukanwa mu gihe gitoya. Ikibazo gihari ni wanahuye n'umwana w'Imana ko byibura yagufasha nk'umwana w'Imana, ariko wahuye n'umukozi w'Imana agiye kukumara ibyari. Niyo mpamvu benshi mutagishaka n'ubuhanuzi. Kubera iki? Mwahuye n'abakozi bakora bazigama, barangije babamaraho n'ibyanyu, barangije babamaraho umutima wo gukunda Imana. Imana yambwiye ngo mushaka Imana bigishoboka kwibonwa, muyambaze ikiri bugufi. Mana itugirire neza. Hana yambwiye ngiri iri banga Hana yagize mu gusenga nawe ari ryo ukoresha mu minsi nk'iyi. Hana nta nubwo umugabo we yamubwiye ati ngiye gusenga, we yarahagurutse ajya mu nzu y'Imana, ajya kuvugana n'Imana ye. Na Eli ntiyamenye ibyo Hana aje gukora. Yabimenya ari uko amubwiye ngo sutse amaganya yanjye imbere y'Uwiteka. Kandi Hana yakizeho kondisiyo ubwe, abwira Imana ngo Mana n'umwana w'umuhungu njyewe nzamugutura mushyire mu rusengero ahaba ubuzima bwose. Mana yambwiye ngo uku kwezi kwa gatandatu wijya kuraguza mu bahanuzi, kiranuka ku mutima wawe. Iyeza umutima wawe nurangiza usaba Imana ibintu ushaka, nkuko Hana yasabye ibintu ashaka. Yasabye umwana, Imana iramumuha. Arangije abwira umugabo ati nge ntago nzajya gutamba ibitambo, uyu mwana nzamwonsa acuke. Niryo sezerano nagizanye n'Uwiteka, mushyira Imana. Hana ubwe yashyizeho kondisiyo bati uyu mwana n'umumpa nzaza kumugutura. Imana itugirire neza. Naho ku kwezi kwa gatandatu ni kimwe cya kabiri cy'umwaka, hari byinshi washakaga, hari na byinshi ushaka washatse nabi. Uyu munsi Imana yambwiye ngo senga iri sengesho, banza wiyeze nurangiza usaba Imana ibi bintu. Utagiye kubisaba umuhanuzi, utagiye kubisaba nde, saba Imana ibintu ushaka nurangiza ushyireho umuhigo kandi uzahigura. Kuko Imana nimara kugukorera ibintu ntuhigure bizakubera icyaha kandi biguhindukira umuvumo. Imana itugirire neza. Mboneraho no kubwira abantu Imana yahaye ibintu bari barahize umuhigo wo kuzubakira abakene, mukaba mutarabubakiye amazu yanyu. Uyu munsi ari mu ngwate. Imana irambwira ngo aya mazu agiye gutezwa cyamunara kubera ko mutahiguye umuhigo. Ubwo ufite ubwenge
hari ayamaze gushyirwa muri cyamunara, hari andi ari mu ngwate. Ufite ubwenge wakumva ubu butumwa ugahigura umuhigo, kuko izi nzu zawe zigiye gutezwa cyamunara. N'abapangayi ufite ubishyuza nabi, ubahoza ku nkeke, kandi ubwira Imana wari uri mu bukode, wowe yarakubakiye, uhiga umuhigo ngo byibura nzubakira umukene umwe cyangwa babiri bajye bashima Imana ko yabagiriye neza. None ntiwahiguye, Imana irambwira ngo inzu zanyu zigiye kujya muri cyamunara. Nimba ntacyo ukoze, Imana itugirire neza. Data wo mu ijuru abagirire neza. Reka iyi message niyo narifite kuba Kristo. Reka tujye ku yindi message ireba abanyafrika, igihugu cy'u Burundi, abanyarwanda. Iyo mvuze gutyo ndababwira ngo mwongere ibihe byo gusenga. Message mfite ku banyarwanda niyo kubabwira ngo mwongere ibihe byo gusenga, kandi byo gusengera igihugu. Ntabwo ibahaye amahoro yo kudamarara, ntabwo ibahaye arako kudamarara. Umunyabwenge, banyamwuka muri kumva ibyo mvuga. Imana iravuga ngo mwongere ibihe byo gusenga, mwambare iniforume mwambaye z'igisirikare, muzikoreshe mw'iki gihe, kuko igihe cyo kuzikoresha ni iki. Imana itugirire neza. Somera Nehemiya Nehemiya, soma ibice byaho 4, usome uhereye ku murongo wa 8 ugeze ku wa 11. Nitegereje ndahaguruka mbwira abantu b'imfura, ngo nitegereje ndahaguruka mbwira abantu b'imfura n'abatware n'abandi bantu bose, ngo n'abatware n'abandi bantu bose, ntimubatinye, ntimubatinye, nibuka Uwiteka umwami ukomeye, nibuka Uwiteka umwami ukomeye, nibuka Uwiteka umwami ukomeye, nibuke Uwiteka umwami ukomeye, uteye ubwoba, uteye ubwoba, murwanire bene wanyu, murwanire bene wanyu, abahungu n'abakobwa banyu n'abagore banyu, abahungu n'abakobwa banyu n'abagore banyu, n'ingo zanyu, n'ingo zanyu. Nuko abanzi bacu bumva ko byamenyekanye muri twe, ngo nuko abanzi bacu bumva ko byamenyekanye muri twe, kandi yuko Imana yahinduye ubusa imigambi yabo, kandi yuko Imana yahinduye ubusa imigambi yabo, maze twese dusubira ku nkike, ngo maze twese dusubira ku nkike. Umuntu wese asubira mu murimo we, umuntu wese asubira mu murimo we. Komeze. Yego. Uhereye ubwo abagaragu banjye bamwe bakomezaga gukora uwo murimo, ngwereye ubwo abagaragu banjye bakomezaga gukora uwo murimo, abandi bakenda amacumu n'ingabo n'imiheto, abandi bakenda amacumu n'ingabo n'imiheto, n'amafurebo n'ibyuma, n'amafurebo n'ibyuma, kandi abatware bari inyuma y'ab'umuryango wa Yuda, ngo kandi abatware bari inyuma y'ab'umuryango wa Yuda babavuna, abubakaga inkike n'abikoreraga, ngabubakaga inkike n'abakoreraga, umuntu wese yakoreshaga ukuboko kumwe, ukundi gufasha intwaro ye y'intambara, burekeye aho. Imana iguhereza umugisha. Uyu mwanya reka mvuge ngo Dawidi uraho, uraho neza, uraho Dawidi, uraho neza, Yesu nashimwe. Jambo ry'Imana riratubwiye ngo hari abantu bari bamaze kugira ubwoba, ariko Nehemiya arababwira ngo mwibuke Uwiteka. Mana itugirire neza, mwibuke Uwiteka. Aba bantu bari batinye ba Tobiya na ba Sanibalati bumvisha inkuru yuko bashaka kubatera. Yemwe ba Dawidi nabo muri kumwe muraho,
Mana itugirire neza. Ngo ariko Nehemiya arabakomeza, aravuga mwibuke Uwiteka, mwibuke imbaraga afite, mwibuke ubushobozi afite, mwibuke ko ari udushyigikiye. Haleluya. Arakomeza hejuru yavuga ngo aba bantu Nehemiya babwira ko bagomba kubaka kandi bafite intwaro. Mana itugirire neza. Zo murwanisha z'uyu mubiri ndabizi ko muzifite. Intwaro ngiye kubabwira ni intwaro z'umwuka. Bantu muri kumwe na Dawidi mwitwaza izindi ntwaro zitwa intwaro z'umwuka. Mwuka weraze muri mwe nicyo masabiye. Abamenyesha ihene muri kumwe, abamenyesha intama, kandi izi hene azikure muri mwe azishire ku ruhande kugira ngo muri intama yo zigenda mu mujyi umwe. Mana itugirire neza. Ariko ihene ibonye imyaka hari ijya kona, irazisiga nyine. Mana itugirire neza. Mana itugirire neza. Mana ibaha ubwenge. Kandi irambwira ngo kora icyo ugomba gukora kandi ugikore bidatinze. Ndabizi ba Dawidi mwiyumvishe muri benshi, ariko Dawidi ari kwiyumva. Kora icyo ugomba gukora kandi be kubatera ubwoba. Uwiteka yamaze guhindura imigambi yabo, niko avuganye namwe. Aravuze ngo yamaze guhindura iki? Imigambi yabo, kuko bamenye neza ko muri kumwe n'Uwiteka. Mana itugirire neza. Ariko nawe yamaze guhindura imigambi yabo. Yahinduye ubucakura bwabo, yahinduye buri kimwe. Ariko murasabwa gutwara intwaro z'Imana. Murasabwa gutwara intwaro z'Imana, mukagira ubwenge. Nongere kubivuga, ndumva narigeze kubivuga, ntabwo ubwinshi bufata igihugu, ubwenge nibwo bufata igihugu. Kandi mwirinde ko iki gihugu cyamenekamo amaraso menshi. Nta nayo dukeneye ko ameneka. Mana itugirire neza. Mushinzwe kurinda abantu n'ubusugire bw'igihugu, n'abandi banyumvireho. Barundi ntago mbanga, nongere mbisubiremo, neva ntacyo dupfa, ariko Imana yiguciye ku ngoma iba yaguciye. Nta nubwo nifuza ko neva yapfa, nifuza ko Imana yamuzigamira ahantu ikamufata, ikazamwereka igihugu yamubwiraga ko izahindura Burundi, ikazamwereka Burundi bwabaye ya paradizo atagiye atabibonye. Nifuza ko Imana yamurinda ikazamwereka Burundi abandi bayobozi nabo yasimbuye batagezeho, akabona uburyo Burundi bwari bukwiye gusa no mu gihe cye ibyo atagezeho ko abandi babishoboye. Ntacyo dupfa. Ndi Umunyafurika ku ruhu, ku mutima, nta bwoko ngira. Mbanze mbisubiremo, nta bwoko ngira. Ndi Umunyafurika, ndi proud yo kuba Umunyafurika. Nifuza ko Afrika yacu yaba imwe, nifuza ko Afrika yacu yatera imbere. Mana itugirire neza. Muri Afrika rero nkunda Burundi, kandi impamvu mbukunze nuko Imana yabantumyeho. Ntago twari tuziranye, twari hano kuri social media mbabwira iby'Imana yabantumyeho. Ni nayo mpamvu mbabwira ngo mukundane, mwimura amoko abo Bahutu n'Abatutsi. Mwese muzabaza amateka yanyu ya hambere, muzasanga nta witwaga Umuhutu cyangwa Umututsi mbere y'umukoroni. Rero ubwo burozi bw'abakoroni mwariye ni muburuke
mwimiku Murundi umwe wunze ubumwe ukorera igihugu kigatera imbere. Message narifite ku Burundi niyo ngiyo, ngira abarundi ngo mwongere ibihe byo gusenga, mwe kudamarara muri mu bihe byo amatora. Imana itugirire neza, ibi bihe rero mwegereza aya matora, Mana ibaho ubundi bwenge, mwongere ibihe byo gusenga. Wasengaga rimwe asenge kabiri, wasengaga kabiri nasenge gatatu, nimba wasengaga kane usenge na gatanu. Usenge igihe n'imburagihe kugira ngo Imana igirire neza igihugu cy'u Burundi. Ntago dukeneye kumva amaraso amenetse iwanyu, ntago tubishaka. Turashaka Burundi burimo amahoro n'umutekano. Mana itugirire neza. Wongere ugere muri Nehemiya 13. Tunasoza iyi message. Nehemiya 13. Iyi message ni y'umunyafrika wese uri muri Afrika cyangwa uri hanze ya Afrika. Mana itugirire neza, ukunda Afrika, wifuza kuyibamo iteye imbere ari Afrika imwe. Tunashimira bamwe mu bayobozi bamaze gutera intambwe yo kubigeraho. Nukuri Imana ivukisha abandi bameze nkabo. Njya mbabwira ngo baramutse bavutse ba Sankara benshi mu bakuzura muri Afrika, ba Traore urubyiruko mwigire kuri Traore, mu president uri muto muri Afrika ari kuri kugera ku bintu byinshi. Mana itugirire neza, ntago turi abanyapolitike, turabana b'Imana, ariko abangabi iyo bakora tuba mu mahoro, batanze kandi Imana yatanze, ubu bwenge bakoresha n'Imana ibubaha. Data tugirire neza. Mu izina rya Yesu. Nehemiya ibice 13 umurongo 8. Ubanze nsomera umutwe w'amagambo hanyuma usoma umurongo wa 8. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Nehemiya yirukana Tobiya mu nzu y'Imana. Mani umugisha. Nehemiya yirukana Tobiya mu nzu y'Imana. Birambabaza cyane. Ngo birambabaza cyane. Nicyo cyatumye ibintu bya Tobiya byose mbisahura mu nzu nkabijugunya hanze. Ngo nicyo cyatumye fata ibintu bya Tobiya nkabisohora mu nzu nkabijugunya hanze. Mana itugirire neza. Mutwe y'amagambo bavuze ngo Nehemiya yirukana Tobiya mu nzu y'Imana. Ndashaka kubwira abanyafurika ngo Imana yirukana umukoroni muri Afrika. Imana yirukana umukoroni muri Afrika. Dusomye amagambo umurongo wa 8, wowe uza gusoma kino gice cyose uraza kubona uburyo uyu Tobiya yari yaracumbikiwe mu nzu y'Imana. Mana itugirire neza, acumbikirwa n'uwari ushinzwe ibyo mu rusengero. Data tugirire neza, ngo bari bamuteguriye icyumba. Iki cyumba ni nacyo cyabikwagamo ibintu byari gutunga abantu bo mu rusengero, abatambyi, mbese abantu bose bafite umurimo mu nzu y'Imana. Mana itugirire neza. Ngo Tobiya Nehemiya icyo gihe ntago yari ahari. Yes, icyo gihe abanyafurika bacumbikira umukoroni yarameze nka kwa kundi yari mu nyanja ari kumwe n'abigishwa be, ariko yaryamye yisinziriye. Mana itugirire neza, abaye yabaretseho gatoya ngo arebe urusaku rwabo. Arangije Yesu areka abanyafurika bakingurira abakoroni, bagirana amasezerano nabo. Ngo ariko Nehemiya ngamenya ko yakoze ngo ikintu gikomeye, ikintu kibabaje, yakoze ikosa. Mana yamenye ko abanyafurika mwakoze ikosa mucumbikira umukoroni. Mana itugirire neza, ntago mwamucumbikiye gusa ahubwo mwamugabiye n'ibyanyu. Masieri premier zose ziba hano muri Afrika zijyanwa n'abazungu bakazikoramo produit fini, tukazigura menshi.
baraza bakatubesha bakakubesha bakaguha amafaranga y'intica nticize bagacukura amabuye y'agaciro iwawe bakajya kuyakoresha iby'agaciro wowe nturamenya n'agaciro Afurika yambaye ikirezi ariko ntiramenya ko kera bana b'Afurika bari kugwa mu nyanja bana b'Afurika bari kugwa mu ibyo bihugu bari gukoreshwa uburetwa bandi bari guhohoterwa barakoreshwa ubusambanyi baragiye gushaka akazi kandi akazi tugafite hano muri Afurika Mana itugirire neza ariko Imana ivuze ngo iki iravuze ngo yirukana umukoroni muri Afurika umurongo wa 8 uravuga ngo isohoye ibintu byose by'umukoroni yashize muri Afurika ibishugunye hanze ya Afurika haruraza kumva ibintu ari inzozi kandi bidashoboka Imana yavuganye n'abanyafurika iravuga ngo yongeye kurema umunyafurika w'umuhanga umunyafurika uzi ubwenge umunyafurika ufite ubumenyi ugiye kurema Afurika ikongera kuba Afurika nzima ibasha gukoresha ibyayi ikabihindura iby'agaciro ntabwo turi muri bya bihe bakubonaga ko ufite ubwenge bakabuneutraliza ugahinduka igikoresho cyabo Imana igarutse muri Afurika Imana irahagarutse ije guhindura amateka amaraso yaramenetse birahagije abantu bari kwicwa birahagije n'abayobozi bazima bagiye bari guhigwa ariko Imana yambwiye ngo irabimanye bazabatega ibice ariko ntabwo bazababona irabimanye kandi havutse abandi b'intwari muri Afurika irabahagurukije Afurika ntabwo ariyo izongera kuba iyo gufatirwa ibihano mu gihe kije Afurika nayo irabifatira ibihano ibi bihugu ahari murabyumva ari inzozi ariko Afurika nimara guhumuka amaso Abanyafurika bakakuramo filime z'amoko kubera ko umuntu ucyambaye filime z'amoko n'inda nini niwe ubasha kugambanira mugenzi we kandi ufite umumaro Afurika akamushakisha akamuraza akamushakisha ngo bamwishe ariko Imana yanza ko gasuzuguro amarira y'Abanyafurika twarize Imana irayumvishe iravuze ngo igiye guterura Tobiya n'ibye byose ibishugunye hanze ya Afurika Mana itugirire neza iravuga n'abantu mwese muvuka muri Afurika muri mu bindi bihugu kuri iyo migabane irambwira ngo mwitegure gutaha ari Abanyarwanda ari abandi bo muri ibindi bihugu byose irambwira ngo mwitegure gutaha Imana yanyeretse muzinga murira indege mwongera kugaruka Imana irambwira ngo Abanyafurika bagiye kugaruka iwabo bashora imari iwabo aya mabuye y'agaciro muzi kuyacukura mufite n'ubushobozi icari cyarabuze n'amahoro iwanyu Imana yambwiye ngo ije gutanga amahoro muri Afurika abanyabwenge ifite bagaruke gukora hano iwacu muri Afurika inganda zikora imiti zigeragereza Abanyafurika aho Abanyafurika nibo bakorerwaho igeragezwa abapfa ntimubazi abagira ingaruka z'umubiri murabazi kubera kubageragerezaho imiti n'inkingo ariko Imana yavuze ngo ibyo ngibyo uko twabirambiwe abana b'Imana babirambiwe reka mbabwire naho Abanyafurika bavamo abanyabyaha benshi barahari icyaha kirahari ariko hari abana b'Imana bari gusenga igihe Aburahamu yingingiraga Isodomu n'Igomora ntago yarayobewe ibyaha bakora Isodomu ariko yabingingira ngo habonetsemo umukiranutsi byibura umwe ngo hareka Imana yabango nahareka Imana yibutsa abakiranutsi bari muri Afurika ikoreye Afurika igitangaza Afurika ijya kuba Afurika nzima Afurika izira amoko Afurika iceye Afurika iteye imbere Afurika yunze ubumwe hamwe abanyamahanga ariko bagiye kwifuza message nari mbafitiye nizo ngizo shalom urakoze cyane katugushimire ku butumwa bwiza utambukije Imana n'amahoro iguhe umugisha mwinshi cyane amen urakoze cyane mama reka tuzasubire ubutaha none yego sinzi nimba hari icyo waba wisobwe cyangwa se wibagiwe kugira ngo tugume umwanya ugitambutse ariko nimba ntacyo uraduha nimero za telefone udusengeye tukande ku musozo
buriya ku by'Imana yagutumye nta kongeraho no cyangwa ngo ugabanye. Iyo bisoje biba bisojwe. Wenda reka mbahe nimero za telefone. ariko se utaraduha nimero za telefoni Yego. hari uwahita yibaza i Burundi hari amatora uvuze yuko Dawidi yitegura. Dawidi yaba ari mu bari kwiyamamaza ari i Burundi nari mu matora? Kuva kera Imana yavuze ko Dawidi atari i Burundi, ntabwo ari mu bari kwiyamamaza. ariko amatora ntabwo ari mu gihugu. Amatora azagenda neza. reka tubirindire. urakoze cyane. bavuga ijambo rivuga bamwe bavuga yuko nta mukozi w'Imana uba umunyepolitike, ko iyo wihuje ari bibiri biba byapfuye. Afazari wamesaka nk'uko umunyepolitike cyangwa se ukaba umukozi w'Imana. Iyo dukurikiye ubutumwa utambutsa dusanga uri umunyepolitike, ibyo bintu uzabifatanya politike n'ubuhanuzi n'ubutumwa bwiza bizavamo? Oya, ntabwo ndi umunyepolitike. Buriya ni nayo mpamvu Imana abantu basoma Bibiliya barabizi cyane. Sawuli nubwo Imana itamwishimiraga, yari afite umuntu Bibiliya yitaga bamenya witwa Samweli. Yamenyaga iby'ubwiru bw'ibwami kandi akamenya n'iby'ubwiru bw'ijuru, akabwira Sawuli ati bigende gutya. Dawidi yari afite umuhanuzi w'Imana witwa Natani, yamubwiraga ati bigende gutya. Nuko abavuga ubutumwa dukora ntabwo turi abanyapolitike nubwo twinjira muri politike, ariko uyu munsi tuvuge kuri umuhanuzi w'igihugu cy'Uburundi cyangwa Afurika, ariko tubyita ndi n'umwe muri Afurika. Impamvu utubwiye ku kintu cyitwa message mfite, reka mbisobanure impamvu nkunda kuvuga kuri Afurika. Narabwiye ngo tugira groupe yitwa abasirikare ba Kristo, kandi intego Imana yaduhaye kugenderaho yitwa Bohoka Afrika. Igaba ishingiye ku Befeso ibice bya 6, twambara intwaro zose z'Imana kandi tubumwe, ingingo zuzuzanya. Abaroma 12. Ese akaruzo kamatuita tugana ku musozo. Yego. We ibintu byose bibaho Imana iba yabyemeye? Iba yabyemeye. None ko nimba Imana iba yabyemeye kuvuze umukoroni nk'umwamagana, kuki utakumva ko Imana yemeye ko umukoroni aza muri Afurika bitewe n'icyo gihe uyu munsi ukaba umuvuga nk'umwanzi wawe, kandi twemere ko Imana yabyemeye? Kuki utaba yaremeye ko umukoroni aza muri Afurika uyu munsi ukaba kumufata nk'umwanzi wa Afurika? Icyo gihe cy'ubukoroni akaba atakiriho, ubwo yaba yararimbutse. Birumvikana ibintu muri kubaza. Buriya reka mbaho urugero rutoya. Imana yemeye ko Abisiraheli baba muri Egiputa, kandi ni ubwoko bw'Imana. Reka mvuge ngo nabo barakolonizwa, bakoreshwa uburetwa n'Abanyegiputa na Farawo, abakoresha uburetwa. Uyu munsi igihugu cya Isiraheli n'igihugu cya Egiputa birangana? Ntabwo twangana. Yarabyemeye nibyo, ariko si uyu munsi Afurika na Egiputa by'uyu munsi ko bitangana gutyo, kandi Imana yabyemeye. Ariko uyu munsi twagenda kubyuvuga buretse gatoya. Reka mbanze ndangize urwo rugero nari ngwaye, kubera ko Imana igira uburyo yemera ibintu, kubera ko tujya kwiga burya. Ubuzima bwose ni ishuri. Abakoroni bari ishuri ry'Umunyafurika, bari baje mu yandi magambo Abanyafurika bari ku ishuri ry'umukoroni. Rero igihe kirageze ngo ishuri Imana irirangize, kubera ko Abisiraheli igihe cyabo kigeze kirangiye. Imana yahagurukije Mose iramubwira ngo genda unkurire ubwoko noneho muri Egiputa, bwambutse ubajyane mu gihugu cy'Ikanani cy'amata n'ubuki. Rero noneho birakwiye ko tuba muri Afurika nziza yunze ubumwe kandi iy'amata n'ubuki, itakirimo biriya byose. Reka tugushimire byinshi twakubaza, n'abaduteza amatwi byinshi bakubaza. Nshuti bavandimwe, mwandike muri comment mu kiganiro kizataha ubutaha, tuzabeheraho tumubaze ibibazo byinshi cyane, ko nanjye ndabifite byinshi cyane. Ariko reka tube tumuretse muri kano kanya, tumwibikira ikindi gishya. Ni kaduhe nimero za telefone dusengera Imana.
ego murakoze cyane bifuza kubana natwe muri groupe y'abasirikare ba Kristo ndeka mbaye nimero ya groupe ni 0739573670 ngira MTN nayo bakuri WhatsApp ni 0789330736 ndabakunda cyane uje ushira ubwoba numva ari ikibazo ibibazo byose ndabikunda kubera ko yaba comment mbi cyangwa nziza bimfasha kubona umurongo wo gusengera rero mwese ndabakunda inshuti zacu murakoze cyane reka dusenge mbwira abarwayi uyu mwanya uzamure kwizera n'ikindi kifuzo cyose waba ufite reka dusengane iri sengesho data wa twese mwiza papa ndagushimiye ko wabanye natwe muri uyu mwanya data uko twatangiye turashoje mwami Imana ndagushimiye ko ubutumwa wagennye ubutambukije kandi ubugejeje kuri benshi shimiye aba bose kandi bakurikiye iki kiganiro ndakwinginga ngo ubampere umugisha abagiye kugisangiza ubampere umugisha data umutongeraho umubabaro mu izina rya Yesu Kristo yemerera data mwiza uyu mwanya dusengeye abarwayi bose papa nta ndwara nimwe udakiza nta nimwe udashoboye uri hejuru y'uburwayi tegeka ku mpande enye zose z'isi baba bari kwa muganga hari abari kongerwa imyuka ndatubaha umwuka wawe utagurwa hari abarwaye ndetse bagere kure bihebye ndatubakize dusengeye abamama bagiye kubyara mw'iri joro ndetse n'indi minsi yose igiye kuza bahe gucicira impinja nzima mu izina rya Yesu Kristo abari bukorerwa amaoperasiyo atandukanye ndatubigenze neza baremera amashimwe dusengeye abafite ibibazo byose abafite amadeni abafite imanza baburana ariko nabo babizi ko baburana ukuri mwamubaburanire data izi manza babashe kuzitsinda uri Imana ishoboye byose mitwara abana bawe bose bafite urayizi ndagushimiye ko ururukiye kuyibera ibisubizo zina ryawe nirihabwa icyubahiro mwanya turasengera u Rwanda mu izina rya Yesu Kristo banyarwanda bose baha amahoro banyarwanda bose papa baha umutima uhuye mu izina rya Yesu baba bari mu gihugu ndetse abari hanze yacu turagusaba guhuza umutima tukubaka u Rwanda ruzima u Rwanda ruteye imbere u Rwanda rurimo umunyarwanda ufite umutekano mu izina rya Yesu kikirere turakibohoje karanda n'imyuka mibi byose bikorera mu iki kirere mwami turabihagaritse niko dusengeye abavandimwe b'abarundi papa bagiye kugera mu gihe cy'amatora ndabizi ufite uko wabiteguye kandi ufite uko uzabisoza komeza imitima y'abahagaritse imitima bahangayitse mu izina rya Yesu amahoro yo mu mitima urashoboye papa nyemerera kandi mubyeyi mwiza bashireho uburinzi data mwiza reka amaraso ye kongera kumeneka mw'iki gihugu data yamenetse arahagije bahubumwe papa dushaka uburundi bwunze ubumwe burimo umuntu umwe witwa umurundi kandi uteye imbere iteshwa agaciro ry'iri faranga rivuye ku bamwe bikubira mu izina rya Yesu umwuka turawuhaga nyemerera papa wongere kubarema wongere kububaka babe bubakitse turasengera Afurika mu izina rya Yesu dukeneye abayobozi bazima batikunda iyi mibare y'indani niyo kwikunda uyikure mu bayobozi bayoboye Afurika baha imibare yo guteza imbere umunyafurika baha imibare yo kunga ubumwe wimura amaboko muri Afurika mu izina rya Yesu dusenge isi yose muri rusange mwamuyimurikishiriza umucyo
umuremesho wawe mwami hari abafite umwuka w'ubutinganyi abasiko bavutse ibi wabihagarika hari abafite umwuka w'ubusambanyi abasiko bavutse ni satani ubikora ibi wabihagarika bafite umwuka w'ubwicanyi bafite imbaraga nyinshi z'ikuzimu zibakoresha papa uri hejuru y'isi imbaraga zisuke kuri Afurika suka amahoro mu isi data buri wese nutakwemera yemezwe n'ibyo ukora yemezwe n'ibimenyetso n'ibitangaza n'imirimo yawe ikomeye urakoze mubyeyi mwiza ndagushimiye ko ari benshi wayagakiza ndagushimiye ko arabohoye imitima ndagushimiye papa ko arabugarutse ukabubaka bundi busha ndagushimiye kozeza amarira aba bamama bariraga aba bapapa bariraga aba basore babuze shinge na rugero aba bakobwa papa ndagushimiye kubahojeje amarira zina ryawe nirihabwa icyubahiro muzamuriye ibiganza nuganze nutegeke none n'iteka ryose amen.